Shalom, tuguhaye ikaze hano kuri Senga Ubohoke. Imana ikwagure mu mwuka, ikwagure mu bugingo, ijambo ryayo muri wowe rigwiza imbaraga, kuko igihe cyose muri wowe ijambo ry'Imana rizagwira, rikaba sitoke mu bugingo bwawe, ubugingo bwawe bukuzura ijambo ry'Imana. Wowe uzaba umeze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Yesu yavuze yuko umuntu wumva ijambo ry'Imana karikomeza ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Imvura yaraguye, imivu iratemba, ngo ariko ya nzu ntiyagira iciba. Uko niko bimera ku muntu wese ubitse ijambo ry'Imana ryinshi muri we. Ibibazo byaza, intambara zamugeraho, ibitero bitandukanye, abadayimoni bamwataka, abarozi bakamwataka, ariko uwo muntu ntacyo aba, asigara yemye rwose kandi asigara ahagaze neza, kuko ubuzima bwe buba bwubatswe mu ijambo. Iyi si ibyayibamo byose ntabwo byayikuraho, hamwe n'ibisasu bitandukanye bibera hirya no hino bigwa ku butaka biciye mu ntambara zo mu isi, hamwe n'ibisasu byagiye biterwa za Hiroshima na Nagasaki, ntabwo byigeze byubika iyo Hiroshima ngo iveho burundu, ubutaka buveho, kubera isi yubatswe n'ijambo ry'Imana. Iyi si tubona yubatswe n'ijambo ry'Imana, nta cyayikuraho. Rero ubutaka tubona bwashyizwe n'ijambo ry'Imana nta cyabwubika ngo bikunde. Wabukoreraho ikintu icyo ari cyo cyose, ariko ntiwabukuraho, kuko bwubatswe n'ijambo ry'Imana. Uko niko umuntu wubatswe cyangwa se ufite sitoke y'ijambo ry'Imana muri we amera. Matayo 7:7. Matayo 7:7. Reka tuhasome. Nari mvuga ngo karibu mu ijambo ry'Imana, ariko mbere yuko turyinjiramo neza, reka tubanze duhamagara umwuka w'Imana kuri wowe, kugira ngo uyu mwuka w'Imana akwagure mu bugingo mu izina rya Yesu. Umwuka wera karibu kuri uyu muntu uje hano kuri Senga Ubohoke. Ngwino ugwize imbaraga muri we, ugwize ijambo muri we. Fungura amatwi y'umwuka yumve cyane mu izina rya Yesu Kristo, kandi afate icyo uvugana nawe muri iri jambo ry'uno munsi. Mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima, ndasenze kugira ngo uyu muntu mwami yubakwe muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Yubakwe muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Yubakwe muri wowe mu izina rya Yesu Kristo. Ijambo rikomere ribe ryinshi muri we mu izina rya Yesu Kristo, wabambwe agapfa akazuka. Kubw'ibyo rero ndatura ngo mu ijambo ry'uno munsi wubaka ubuzima bwa benshi, wubaka ubuzima bw'uyu muntu, wubaka umutima w'umuntu. Uyu mutima uhinduke sitoke y'ijambo ryawe, uyu muntu ahinduke sitoke y'ijambo ryawe, kugira ngo akomerere muri we, abashe guhagarara adatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Izina rya Yesu risumba amazina yose, amen. Reka rero dusome Matayo 7:13. Imvuzo wa 7 ariko n'umurongo wa 13 hatangira havuga ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi. Ariko irembo rifunganye ni inzira ijyana mu bugingo, iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Mwirinde abahanuzi b'ibinyoma baza aho muri basa n'intama, ariko imbere
ari amasega aryana. Nuko rero ubwo twasimbutse ku murongo wa 24, nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Nuko umuntu wese wumva ayo magambo akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu ntiyagwa. Ijambo ritangiye hano twatangiye ritubwira ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari, ni inzira ijyana abantu kurimbuka. Hari irembo rigari ushobora gucamo ukabona ubutunzi ariko amaherezo ukakurimbura. Hari irembo rigari ushobora gucamo ukabona ibyo ukeneye mu buryo bworoshye ariko bikarangirana umanuwe Gehinomu. Ariko hakaba kandi ngo irembo rigari riranyurwamo n'abantu benshi. Akongera akavuga ngo ariko hari n'irembo rindi rya kabiri rifunganye, ngo ni inzira ijyana mu bugingo. Ariko nubwo ari inzira ijyana mu bugingo ngo iraruhije, abayinyuramo ni bake. Wowe rero ugomba guharanira guca muri iri rembo rifunganye. Ugomba kurinyuramo mu izina rya Yesu kugira ngo urokore ubuzima bwawe. Ugomba kurinyuramo mu izina rya Yesu kugira ngo urokore kubaho kwawe. Byanga bikunda kubina bwiza, wature ko muba gomba guca mu irembo rifunganye bakagera ku ntego zabo urimo mu izina rya Yesu. Arakomeza rero, arakomeza umwami Yesu mu nyigisho ze. Aravuga ngo nuko rero umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza aba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Umuntu wumvise ayo magambo akayakomeza akayazirikana, umuntu wumva inyigisho twigisha akazikomeza akazizirikana akazibika mu mutima we, uwo ngo ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Kumbe ubuzima ushaka ko bukomera, imibereho ushaka ko iba myiza igakomera, yubakire ku ijambo wumvise. Niba ushaka impinduka zidasanzwe mu buzima bwawe, ubakira ubuzima bwawe mu ijambo wumva. Ntukumve ijambo ngo rive mu gutwi rice mu gutwi ritunguke mu kundi. Ijambo rigomba guca mu gutwi rikururuka mu mutima wawe, umutima wawe ukaribika, wowe umwuka ukarikomeza. Nukomeza ijambo ry'Imana rero uzaba ngo nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Mu yandi magambo uzamera nk'umuntu wubatse ubuzima bwawe ku rutare, kandi urwo rutare ni Kristo. Kristo ni ijambo. Kristo ni ijambo. Mbere na mbere hariho jambo, jambo yahoranye n'Imana, nta na kimwe kitaremwe nawe. Ubakira imibereho yawe, ubakira ubuzima bwawe mu ijambo, uraza kuba umuntu udasanzwe. Ntibivuze ko niwubaka ubuzima bwawe ukabwubakira mu ijambo, ntibivuze ko ibibazo bitazaza, ntibivuze ko intambara zitazaza. Oya, wabwiwe ngo umuntu wumva amagambo yanjye akayakomeza ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. None igihe cyaje kubaho imvura iragwa, imivu iratemba, byose biragenda byisuka kuki? Byose biragenda byisuka kwa ya nzu, byikubita kwa ya nzu. Ariko iyo nzu ntiyagwa kuko yari ishinze ku rutare. Urumva impamvu inzu itaguye? Nuko yari ishinze ku rutare. Nawe ubuzima bwawe niba bwubatse ku rutare arirwo Kristo, ntacyo uzaba, ntacyo uzaba namba. Abarozi bazaroga, bazashika, bazatongera, bazavuma, bazatanga ibitambo bitandukanye,
bazarogesha, bazagira gute, bazohereza amahembe, bazakora ubukoryo butandukanye bagira ngo barebe ko ari cyo bagutwara, ariko ntacyo uzaba, kuko wubatswe ku rutare, wubatse ubuzima ku rufatiro rukomeye ari rwo Kristo Yesu. Uwiteka aguhe umugisha. Ibi rero ni aya magambo wumva bisaba kugira ngo yubakwe mu mutima wawe, abe mu mutima wawe. Ibyo wiga byose, ijambo ry'Imana ryose wumva hano kuri Senga Ubuhobe, bisaba kugira ngo ibikwe mu mutima wawe, kuko tudakirana n'abafite amaraso cyangwa umubiri, ahubwo dukirana n'imyuka y'abatware n'iy'abategeka b'iy'isi y'umwijima n'iy'abafite ubushobozi n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Ntabwo ucirana, ntabwo urwana n'abantu bagaragara, ntabwo urwana n'abantu baboneka, na ba bandi uzi ubona mu buryo bw'umubiri uzi bakuroga, ntabwo bakuroga mu buryo bw'umubiri, ntabwo bakuroga mu buryo bugaragara, byose ni mu mwuka. Birasaba rero kugira ngo mu mwuka wiyubake cyane. Iyo tuvuga kwiyubaka mu mwuka, tuba dusobanura kubaka wowe w'imbere. Wowe w'imbere niwo usabwa kubakwa, ukaba inzu ikomeye cyane. Wowe w'ubugingo niwo usabwa kubakwa, ukubakwa mu ijambo ry'Imana. Ibitekerezo byawe bigomba kuba byubatswe mu ijambo, ubwenge bwawe bwubakitse biciye mu ijambo ry'Imana, imyumvire yawe yaratunganyijwe n'ijambo, emotions zawe, marangamutima yawe ugomba kuba yubatswe mu ijambo ry'Imana, umutima nama wawe wubatse mu ijambo ry'Imana. Noneho rero wowe umwuka, umupfumu cyangwa umurozi, umushitsikazi, uwo ari we wese nagerageza kukujyana mu isi yiwe, akakuvana mu isi yawe, cyangwa se eneo lako, aha iwawe, akagukura mu gice cyawe, cyangwa akagerageza kugukura mu mwanya wawe, akakujyana aho ashaka kukugeragereza, uzamutsinda mu buryo bukoroheye. Kuko biroroshye cyane kugira ngo umurozi akwatake mu mwuka, agushike bikunde, akujyane aho aba ashatse kukujyana. Mu isi y'umwuka agambiriye kugira ngo akuvuruge, akuroge, yonone wewe imbere. Ariko niba warubakitse muri Yesu Kristo uzamunesha. Ntabwo ari igitangaza ko umurozi yagutwara cyangwa amashitani yagutwara, kuko na Yesu byamubayeho, kandi byabaye kuri Yesu. Yesu ubwo yaravuze ngo niba ibibaye ku giti kibisi nibigera ku cyumye bizagenda gute. Satani yafashe umwami Yesu aramuzamura, aramujyana. Birashoboka kujyanwa n'abarusi bakakujyana. Hari n'inzozi zawe zikabikwereka ntumenye ko bakujyanye. Ijambo riravuga ngo nuko anjyana mu mwuka. Yego, ntabwo urabisoma ngo anjyana mu mwuka. Imana ishobora kukujyana mu mwuka, na Satani ashobora kukujyana mu mwuka. Imbaraga z'umwijima zakujyana mu mwuka, imbaraga z'Imana zakujyana mu mwuka. Byombi, ku mpande zombi, zo koti zombi birashoboka, birakunda. None zishobora kujyana mu mwuka zigiye kukugerageza. Urugero rwa hafi, Matayo igice cya 4. Urugero rwa hafi, Matayo igice cya 4. Ngo maze Yesu ajyanwa n'umwuka mu butayu kugeragezwa n'umwanzi. Urumva Yesu ajyanwe nande? Ajyanwe n'umwuka. Ariko umwuka mujyanye he? Amujyanye mu butayu. Mu butayu agiye kwakora iki? Ahamujyaniye kwa mugeragereza. Gatatu, ngo umushukanyi aramwegera aramubwira ati niba uri umwana w'Imana, bwira aya mabuye ahinduke umutsima. Urumva ko byoroshye kugira ngo umushukanyi nawe akwegere.
niba umushukanyi yaregereye Yesu, wowe urumva ari igitangaza kukwegera se? Wowe urumva biroroshye cyane kugira ngo akwegere muri ayo matwi yawe? Biroroshye kugira ngo akwegere biciye mu muntu akubwira ati wabuze ubwenge, nyamara runaka hari umuvuzi wakuvura. Ntumukabura ubwenge, ariko ahubwo ko waretse nkakujyana kurangira umuvuzi, ukajya kwivuza, ukisanga wisanze ku mupfumu, ku mukozi wa Satani, ukisanga winjiye mu nzu z'abapfumu bari kuguca indasago, urimo urakorana igihango n'imizimu yo mu bapfumu, ugasanga urimo urakorana igihango na Satani nyirizina baguca indasago. Ariko ari umushukanyi ubigeze gute? Ubigizemo uruhare, akoresheje uwo mushuti wawe, akoresheje uwo muntu. Ukisanga rero urimo urageragezwa. Niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo uwumva amagambo yanjye akayakomeza azamera nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare. Wamaze kumva ijambo ry'Imana akarikomeza, wasobanukiwe ko umupfumu ari umukozi wa Satani, ari perezida w'ikuzimu. Wamaze kumenya yuko gucibwa indasago ari ugukorana ibihango n'abadayimoni n'imizimu yo mu bapfumu. Ntabwo uzigera ubijyamo. Yes, uwumva amagambo yanjye akayakomeza ntabwo atinya ibibazo. Umva uko iri jambo rivuga. Umva uko iri jambo rivuga. Zaburi, wumve Zaburi ukuntu Dawidi yavuze. Zaburi, wumve Dawidi ukuntu yavuze amagambo akomeye. Zaburi ya 27. Zaburi ya 27 n'umurongo waho kuva ku murongo wa mbere hatangira avuga ngo Uwiteka n'umucyo wanjye, n'agakiza kanjye, nzatinya nde? Mu bibazo ugomba kumenya yuko Uwiteka ari we gakiza kawe. Ese niki cyagutinyisha? Ngo Uwiteka ni igihome gikingira ubugingo bwanjye. Ugomba kumva ko Uwiteka ari igihome gikingira ubugingo bwawe. Ngo ninde uzampinza umushyitsi? Wahindwa umushyitsi n'indwara. Indwara zigomba kuva mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Wahindishwa umushyitsi n'ubukene, ubukene buracika burava mu izina rya Yesu. Ngo ubwo abanyabyaha banteraga kumaraho, ari bo banzi banjye n'ababisha banjye, basitariye rimwe baragwa. Ndatura ngo abanzi bawe basitarire rimwe bagwe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo abanzi bawe basitarire rimwe, abo bashaka kwataka kugutera, kukumaraho ubwenge, kukumaraho umutungo, kukumaraho umugisha, kukumaraho igikundiro, kukumaraho kwemerwa, kukumaraho amahoro yawe. Abo bose banzi bawe basitarire rimwe bagwe mu izina rya Yesu Kristo. Arongera kuvuga ngo naho ingabo zabambira amahema kuntera, umutima wanjye ntuzatinya. Nawe intambara yambaho, no muri yo nzakomeza umutima. Yes. Ngo icyo nsaba Uwiteka ni kimwe gusa, nicyo nshaka, ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho. Hareba ubwiza bw'Uwiteka, hareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Kuko ku munsi w'amakuba azandindisha kumpisha mu ihema, mu bwisho bwo mu ihema rye niho azampisha. Azanshyira hejuru amagarike ku gitare. Uwiteka agushyire hejuru, aguhagarike ku gitare mu izina rya Yesu Kristo. Ku murongo wa 6 akavuga ngo n'ubu umutwe wanjye ushyizwe hejuru y'abanzi banjye bangose. Nubwo bimeze gutyo, abo banzi bawe uri hejuru yabo, uri hejuru yabo, umutwe wawe ushyizwe hejuru yabo mu izina rya Yesu. So rero umva shuti mukunda, nakwerekaga yuko sigitangaza ko umurozi yagushika bigakunda. Sigitangaza ko Satani yakujyana mu butayu kukugerageza. Sigitangaza ko yaganira nawe, ahubwo byaba ari ikibazo iba utabizi ko Satani ashobora kukuganiriza, ntunamenye n'igihe yakuganirije ngo umenye uko umucyaha. Byaba ari ikibazo igihe Satani yagutwara mu butayu akajya kukugeragerezayo, ntumenye ko yagutwaye, yagiye kukurogera mu butayu. Umurozi n'ibisanzwe ashaka kukujyana rwose yo mu cyaro, inzozi zawe zikakwereka uri mu cyaro, ariko atari inzozi, ahubwo hari umwuka waje kukujyana ugambiriye kugira ngo nubwo uri mu mujyi, nubwo uri mu mahanga, nubwo uri mu gihugu cyiza, muri mu mujyi w'amabengeza, ariko n'ubundi ubuzima bwawe bukomeze kugaragara nk'uburi mu cyaro.
ukomeze kugaragara nk'aho ntaho bwavuye ntaho bwagiye, ari ibigeragezo by'umwanzi wagiye kugerageza. Ndagusengera kugira ngo ibyo bigeragezo ubice amazi mu izina rya Yesu Kristo. Mu maraso Yesu Kristo Uwiteka gucira inzira usoke aho umwanzi ashaka kukujyana mu izina rya Yesu. Ngo maze umwanzi aramujyana ku murwa wera, ngo amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Ubwo tuhagarutse muri Matayo igice cya 4:5. Hano umwanzi ngo agize gute? Aramujyana. Matayo 4:5. Maze umwanzi aramujyana ku murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero, aramubwira ati niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, kuko handitswe ngo izagutegekera abamarayika bayo bakuramire mu maboko ngo udakubita ibirenge ku ibuye. Yesu aramusubiza ati handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Umwanzi arongera ngo amujyana mu mpinga y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwose bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Aramubwira ati biriya byose ndabiguha nupfuka mukandamya. Yesu aramubwira ati genda Satani, kuko handitswe ngo uramye Uwiteka Imana yawe ari ukorera yonyine. Ngo umwanzi aherako aramureka, maze haza abamarayika baramukorera. Ugomba gutsinda abo barozi bakugerageza, ugomba gutsinda uwo mwanzi ukugerageza, ugomba gutsinda izo mbaraga zikugerageza. Wumvise ibya Yesu, nutsinda izo mbaraga zikugerageza zirakureka, abamarayika baze bagukorere. Kuko igihe cyose uyu umuntu atsinze ibimugerageza ahabwa ikamba. Ijambo riravuga ngo hahirwa bihangana ibibagerageza, nibamara kwemerwa bazahabwa ikamba. Iyo watsinze umurozi wakugeragezaga uhabwa ikamba. Tumvise rero uko umwanzi yajyanye Yesu. Umwanzi ngo amujyana umwanzi ngo hari icyo yakoze hano, ngo umwanzi amujyana mu murwa wera, amuhagarika ku gasongero k'urusengero. Uyu ni Yesu yisanze ari kujya arimo arajya hehe? Arimo agiye mu murwa, ariko atari afite gahunda. Utibwira ngo umwanzi yarazaga akamufata akaboko. Oya, bivuga ngo Yesu ibitekerezo byamwinjiragamo, akisanga yageze hehe? Mu murwa, atari ahafite gahunda. Muri uwo murwa rero agatangira kumuganiriza. Byibuke ko umwanzi Satani nta mubiri agira. Utibwira ngo Satani yambaraga umubiri akaza mu muntu akamubwira ngo tugende. Oya, bivuga ngo umwanzi yarazaga mu bitekerezo bya Yesu. Yesu yisanga ageze hehe? Mu murwa. Amaze kwisanga mu murwa, ahubwo atangira kumva ijwi rimubwira ngo gira gutya na gutya, gira gutya na gutya. Atangira kumva ijwi rimubwira ngo zamuka ku rusengero. Arazamuka yisanga ari kuzamuka ku rusengero. Ageze hejuru y'urusengero, ibi byakorerwaga mu bitekerezo bye. Noneho ngo ijwi riramubwira ngo simbuka. Satani atangira kuvuga ngo simbuka, ijugunye hasi. Rinda imitekerereze yawe, kuko muri iyo mitekerereze yawe niho umwanzi akujyana, kwimura, akakuvana aha akakujyana ahandi. Muri iyo mitekerereze yawe niho umwanzi ashobora kugusenyera urugo. Muri ibyo bitekerezo byawe nyine naho ngaho, muri iyo mitekerereze yawe niho umwanzi ashobora kugutandukanya n'umusheri wawe ari we fiance wawe. Muri iyo mitekerereze yawe niho umwanzi ashobora kukwimura muri business, ukareka business wari urimo ukajya mu yindi. Uzi ngo iyo ugiye kwinjiramo niyo ugiye guhirirwamo, kumbe niho agiye kugusenyera business. Muri iyo mitekerereze yawe niho ushobora kwibwira ngo reka ndeke gukora ibi nkora ibi, kumbe ibyo wari ugiye ibyo wakoraga ari byo Imana ishaka kuguheramo umugisha, akakwimura muri bya bindi wakoraga kujyana mu bindi bya bindi wabigeramo, ugasanga niho aguhombereje. Muri iyo mitekerereze yawe rinda ubuzima bwawe, rinda wowe cyane. Irinde cyane uko utekereza, shishoza neza cyane amajwi aza mu matwi yawe. Ngo umwanzi aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana ijugunye hasi, ko handitswe ko izagutegekera abamarayika. Urumva Satani ashobora no kukubeshyera mu buhanuzi. Hari abantu bagiye babeshywa mu buhanuzi, barongora abagore batari ababo kuko babeshywe ngo Imana yavuze. Bandi bagenda bakora ibintu bazi ko ari Imana bivuze, ariko ntacyo yavuze. Biragaragara rero ko niba umwanzi yarashatse kubeshyira Yesu mu byanditswe,
urumva wowe bitoroshye kugira ngo Satani akubeshyere mu buhanuzi? Urumva ko Satani bitoroshye kugira ngo akubeshyere mu buhanuzi, mu mayerekwa cyangwa mu nzozi? Satani ni umunyamayeri cyane. Yakubeshyera mu nzozi, yakubeshyera mu mayerekwa, yakubeshyera mu buhanuzi, yakubeshyera no mu byanditswe. Ubwo wakora ibyo akubwiye agushutse akoresheje iyerekwa, akoresheje ibyanditswe, akoresheje ijwi, ukaba uratsinzwe. Funguka mu izina rya Yesu Kristo, ube maso. Ariko ahangaha Yesu yahise amusubiza ati rero, Yesu yamusubiza ati ngo handitswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Yego, ngo umwanzi arongera amujyana mu mpinga hehe y'umusozi muremure cyane, amwereka ubwami bwo mu isi n'ubwiza bwabwo. Ngo amujyana mu mpinga y'umusozi. Kumbe hari abantu umwanzi ashobora kujyana mu mpinga y'umusozi. Hari inzozi ujya urota ugasanga n'umwanzi wakujyanye zari direct, nta bundi busobanuro bwazo, ahubwo wowe igihari zari live, wafashwe ujyanwa mu mwuka. Umaze kujyanwa mu mwuka, umwanzi akujyana kukugerageza, akujyana kukugaburira, akujyana ahantu kuguhingisha. Inzozi zikakwereka urimo urahinga ahantu utazi, akujyana mu misozi runaka. Ari umwanzi wakujyanye muri iyo misozi, ndagusengera kugira ngo umutsindire muri iyo misozi mu izina rya Yesu, ugaruke mu buzima bwawe. Ndagusengera kugira ngo umutsindire muri icyo cyaraba yakujyanyemo mu izina rya Yesu, ugaruke mu buzima bwawe. Ndagusengera kugira ngo umutsindire. Ndavugana n'umuntu urota inzozi zimuganisha mu cyaro, ndavugana n'umuntu waraye mu nzozi zo mu byaro, ndavugana n'umuntu waraye mu nzozi zo kurya no kunywa. Mwanzi yamujyanye ahantu barateka baramugaburira, bamugeragereza kuri ibyo biryo. Ndaguteye kubiruke mu izina rya Yesu, utsinde uwo mwanzi wibwiraga yuko nakugaburira guteza indwara, guteza inyatsi, bigusohokemo ibyara bikwinjiyemo mu izina rya Yesu Kristo wapfuye akazuka. Ndavugana n'umuntu waraye mu nzozi yibona mu mashyamba, cyangwa se yanazirose arazibagirwa, abyuka ameze nk'uwagize gute, nk'uwavunaguritse, kumva umubiri wavunaguritse wese. Umwanzi yaraye akuvunagura. Ndategeka kugira ngo umutsinde mu izina rya Yesu, umubiri wawe wongere gusubira uko wari uri. Yes. Dukomeje rero tukavuga ngo tugasoma ngo umwanzi amaze kumujyana ku mpinga y'umusozi, ngo amwereke ubwami bwose n'ubwiza bwabwo. Satani ntazagushuke ngo agufatire ku bintu, agufatire ku butunzi, agufatire ku byo ubona byiza. Waba uri umusore, uri umugabo, Satani akagufatira ku mugore mwiza, akakwereka ko umugore ari mwiza mu buryo bw'amaso. Wamwinjiramo ikuzimu bakahita bakuzirika. Ndavuga waryamana nawe. Satani ashobora kukwereka ko uwo musore ari mwiza, uwo mugabo ari mwiza, afite ibituza, afite ibiki. Waryamana nawe ukaba uratsinzwe, ugahita uhambirirwa, uzirikwa. Ndakwaturaho intsinzi y'amaraso Yesu Kristo. Satani ashobora kukwereka ibintu bitandukanye mu buzima bwawe. Ibyo akwereka byose agambiriye kugira ngo umupfukamire, umuramye, umutsinde mu izina rya Yesu Kristo. Tsinda ayo majwi. Ibi byabaye kuri Yesu rero, ubyibuke ko wowe byoroshye cyane. Wowe kubaho ni nk'amazi, ni nko kunywa amazi. Niyo mpamvu ugomba kurinda ibitekerezo byawe, kuko na Yesu bimubaho byinjiraga, nuvuga ngo na Satani yamuganirizaga mu bitekerezo, akavugana nawe mu bitekerezo. Ntabwo Satani yazamutse ngo babona nimbona nkubona amaso ku maso mu buryo bw'umubiri. Oya, byabaga ari mu mwuka, n'ijwi ryinziraga mu bitekerezo bye. Yesu nawe akisanga ahagaze hejuru y'impinga y'umusozi, akisanga noneho igihe yagera kuri iyo mpinga y'umusozi akumva abwirwa ngo pfuka mu ndamye. Ijwi rimubwira pfuka mu ndamye. Ijwi ryakubwira muri ukagira ngo ni ijwi ry'Imana, ariko ari ry'abadayimoni. Ndafunga amajwi yose wumva mu bitekerezo byawe, wumva mu bwenge bwawe. Ndayatesha agaciro majwi y'abadayimoni, majwi akoshya, majwi aguca intege, majwi akwihebesha. Ndayafunga mu izina rya Yesu Kristo. Ndayafunga mu izina rya Yesu Kristo.
amajwi kwihebesha ndayafunga mu izina rya Yesu Kristo, ndayafunga mu izina rya Yesu Kristo, ndayafunga ayo majwi guca intege kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Ndatura ngo wakire ijambo ry'Imana rigukomeza, ijambo ry'Imana rikubaka, ijambo ry'Imana riguteza intambwe, rikuvana ku rwego rikujyana ku rundi mu izina rya Yesu Kristo. Wowe wubatse ubuzima bwawe mu ijambo ry'Imana. Satani yikubeshya ngo hari icyo waba, Satani yikubeshya ngo urapfuye, Satani yikubeshya ngo uzabura amafaranga yo kwishyura inzu, Satani yikubeshya ngo minerivari zavaye Uwiteka azayitanga, Satani yikubeshya ngo nta kazi uzakabona, Satani yikwihebesha ngo kumvishe yuko wakwipfira urutwa n'uwapfuye. Kwa jina la Yesu ntabwo urutwa n'uwapfuye, ahubwo wowe uri hejuru y'abapfuye bose, uri umuntu ukomeye. Uwapfuye biba byarangiye, nta migambi nta kazi n'iki, ariko ukiriho abakiri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana, abakiri umukandida wo guhindurirwa ubuzima, abari umukandida wo guhindurirwa imibereho. Mu bagomba guhindurirwa imibereho n'ababarimo, mu bazamuka barimo, mu batera imbere barimo, ariko uwapfuye biba byarangiye, nta byiringiro, ibyiringiro byo biba byarangiye, byashize nyine. Satani rero yikoshye, yiguca intege, wikwemeranya n'abaguca intege, wikwemeranya n'amajwi akugerageza, wikwemeranya n'ibyo bigupfobya. Uwo mwuka ugupfobya mu bitekerezo byawe ni uwa Satani, ni ukuve mu bitekerezo kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Wowe ubuzima bwawe bwubatswe muri Kristo Yesu, naho intambara yakubaho, naho banyabyaha bakwataka. Muri mwanditsi wa Zaburi yavuze ngo ubwo abanyabyaha banteraga kumaraho ari bo banzi banjye n'abisha banjye, basitariye rimwe baragwa. Kuko wubatse ku rutare, abazagerageza bose kuguhagurukira bazasitarira rimwe bagwe. Abazategereza gukorwa n'isoni, ubwabo nibo bazakorwa n'isoni, ubwabo nibo bazamwara. Ijambo riravuga ngo dore abandakariye bose bazamwara kandi bazakorwa n'isoni, ngo kandi abangisha impaka nzabashaka mbabure. Ngo kandi abandwanya bose bazahinduka nk'ibitariho, ngo rwose kandi bazarimbuka. Hagarara muri Kristo Yesu, ubuzima bwawe bwubake mu ijambo ry'Imana, ubuzima bwawe bwubakirwe mu ijambo ry'Imana. Wibwubakira muri filime, wibwubakira muri za zose ziriya zose mu bintu bidafite umumaro. Bwubakire mu ijambo. Ubuzima bw'umuntu w'imbere iyo bwubatse mu ijambo burakara cyane, ntibunyeganyezwa. Ariko Yesu yaravuze ngo umuntu wumva ijambo ntarikomeze, uwo azaba ameze nk'umuntu wubatse inzu ye ku rutare, bambe ku musenyi. Umuntu wubatse wumva ijambo ry'Imana ntarikomeze, ntirigume mu mutima we, uwo muntu agereranywa n'umuntu wubatse ubuzima bwe ku musenyi. Imvura iragwa, imivu iratemba, iragenda, byose byisuka kwa yanzu, ngo yanzu kurimbuka kwayo kwabaye kubi cyane. Mana ishimwe cyane ko wubatse ubuzima bwawe mu ijambo ry'Imana. Yego ibibi ni byiza, twese bitugeraho. Ibibazo bigera ku bakiranutsi, ibibazo bikagera ku banyabyaha, ibibazo bigera ku basenga, ibibazo bikagera ku badasenga. Ntambara zigera ku basenga, ntambara zigera ku badasenga, ntambara zigera ku bubaha Imana, ntambara zikagera ku batubaha Imana. Ariko hari itandukaniro ni uburyo bari buze guca muri za ntambara bombi icyarimwe. Wa wundi utizera Imana, ntambara zigomba kumuhitana, ntambara zigomba kumumaraho, ntambara zigomba kumujyana, kumusenya. Ariko wubaha Imana, wumva amagambo y'Imana, ntambara ntacyo zimutwara. Ntambara zisigaho ubwo aba akomeye cyane, ntambara zimuvana mu bwiza zimujyana mu bundi, ntambara zimwinjiza mu mapromotion. Yes, intambara zose Dawidi yarwanye zamwinjiza, zagiye iyo intambara Dawidi yarwanye yamujyanye iki? Yamujyanye muri promotion. Wari umushumba w'intama ahinduka umwami, wari umushumba w'umwami, wari umushumba w'intama wabaga mu ishyamba, maze gutsinda Goliyati
yisanze izina ryiwe ririmo riravugwa cyane, risingizwa na rubanda. Ndayamubwira ngo intambara zose wakwisangamo ziba ari izo kukuzamura. Iyo wowe usenga ziba ari izo kukuzamura, ziba ari izo kukongerera amapeti, ziba ari izo kukongerera igarade. Nta mpamvu rero, tinyuka intambara mu izina rya Yesu, tinyuka intambara mu izina rya Yesu. Witinya, wigira ubwoba bw'abazimu, wigira ubwoba bw'abadayimoni, wigira ubwoba bw'abarozi, wigira ubwoba bw'abakonikoni. Imbere yawe hari intsinzi, imbere yawe hari ibisubizo, imbere yawe hari ugutera imbere, imbere yawe hari ukuzamurwa, imbere yawe hari impinduka zidasanzwe, imbere yawe hari abamarayika bagomba kuza kugukorera. Nyuma y'uko Yesu yari amaze kugeragezwa n'umwanzi, umwanzi wamaze kumugerageza muri byose, aramureka ngo abamarayika baraza baramukorera. Abarozi bakureke mu izina rya Yesu Kristo, abapfumu bakureke mu izina rya Yesu Kristo, abanyamashyari bakureke mu izina rya Yesu Kristo, izo ndyarya zikureke mu izina rya Yesu Kristo, abo bakwanga bakureke mu izina rya Yesu Kristo. Bamarayika bagukorere, wubaka ubuzima bwawe mu ijambo, komera mu ijambo. Yesu ubuzima bwe bwari bwarubakiwe mu ijambo, kuko nawe ubwe yari ijambo. Kwanza we yari ijambo, n'ubuzima bwe ari ijambo. Nawe hinduka ijambo, ubuzima bwawe buhinduka ijambo, ntibuhinduka amagambo. Akanwa kawe ntigahinduka k'amagambo, ahubwo gahinduka k'ijambo. Ubuzima bwawe buhinduka ubw'ijambo, imibereho yawe ihinduka ubw'ijambo. Viva ijambo ry'Imana, baho bihuye n'ijambo ry'Imana. Wibaho bihuye, tandukana no kubaho bihuye n'amagambo y'abantu. Baho bihuye n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Acira kubaho bihuye n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Ntubeho bihuye n'amagambo y'abantu katika jina la Yesu. Ngo utandukanye n'amagambo mabi abantu bakuvugaho, ngo utandukanye n'amagambo mabi abantu bakuvugaho mu izina rya Yesu Kristo. Ngo utandukanye n'amagambo mabi abantu bakuvugaho mu izina rya Yesu Kristo wamugapfa kazuka. Ngo uhuje n'ijambo ry'Imana rikuvugaho, iri kuvugaho kugirirwa neza, iri kuvugaho kuzamurwa, iri kuvugaho gutera imbere, iri kuvugaho kuri umutwe. Hinduka umutwe mu izina rya Yesu. Jambo riravuga ngo muri umutwe ntago muzaba imirizo, hinduka umutwe mu mpande zombi mu izina rya Yesu Kristo. Jambo riravuga ngo muzaba bo hejuru ni muzaba hasi. Reka baho bihuye n'ijambo ry'Imana, ubu wo hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Jambo riravuga ngo muri umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi, baho bihuye n'iryo jambo, uhinduka umudugudu wubatswe ku mpinga y'umusozi mu izina rya Yesu Kristo. Baho bihuye n'ijambo, uhinduka umucyo, kuko ijambo rivuga ngo muri umucyo w'isi nta wakongeza itabaza ngo aritwikire. Abo barozi bibwira ko bagutwikira bakaguhisha muri ibyo byaro warayemo, bakaguhisha mu mashyamba kugira ngo ubeho nk'umuntu utaba mu bantu. Ndakwatura ngo garagara mu bantu mu izina rya Yesu, nanjye ngaragare mu bantu mu izina rya Yesu. Imbaraga zamisha zikanjyana kure y'abantu ndazivuma mu izina rya Yesu. Ndatura ngo ndagaragaye mu bantu, ndatura ngo uragaragaye mu bantu katika jina la Yesu. Dufunze amajwi yakwihebeshaga, dufunze amajwi yagucaga intege, dufunze amajwi yose yagushukaga ava ku mushukanyi. Umushukanyi ugushuka mu bitekerezo byawe, umushukanyi ugushuka mu byo wumva, umushukanyi ugushuka mu byo ureba, navumwe mu izina rya Yesu Kristo. Ukwereka ubwami bwose, akakwereka ko ibintu byose aramutse wamupfukamira akabiguha. Izo mbaraga zigenda zikoshya, zikwereka ko ibyo bintu wabibona mu nzira z'ibyaha, zikwereka ko wabibona biciye muri Freemason na Illuminati, zikwereka ko ibyo bintu ushobora kubibona uramutse ugiye kuzimu. Kwa tina Yesu no mu Mana biraboneka. Ubutunzi mu Mana burahari. Satani nta butunzi agira, ubwo atanga n'ubwibano. Nibyo aba yaribye abera b'Imana, nibyo aba yaribye abantu batajijutse. Kwa tina Yesu nkubisa hasi uwo mwuka ukwataka, wamurozi ndakwica. Wowe higa amaso y'uwo muntu ndakwika. Kufa ewe mchawi, kufa ewe mchawi. Na kurushia makombora damu ya Yesu, na kurushia makombora damu ya Yesu, na kupiga upofu mchawi, na kupiga upofu jini. Wewe pepo la uharibifu, apokea uharibifu wako katika jina la Yesu. Mimi uharibifu huwezi ukanipata, mimi uharibifu huwezi ukanipata. Imeandikwa ya kwamba mabaya hayatanipata mimi, wala uharibifu hautanikaribia. Kwa jina la Yesu handitswe yuko nta kibi kizangiraho, nta n'ibyago bizegera ihema ryanjye. Ndatura ngo kwa
izina rya Yesu. Icyo kibi gisubirana umunyabyaha, gisubirana umwana w'umwijima, gisubirana uyu murozi, gisubirana ukwataka kwa izina rya Yesu, kuko nta kibi kizakugeraho, kuko nta byago bizegera ihema ryawe. Ubaka ubuzima bwawe mu ijambo ry'Imana, ubaka imibereho yawe mu ijambo ry'Imana, baho bihuye n'ijambo 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 ry'Imana. Tandukana kubaho bihuye n'amagambo y'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Imana amahoro igumugisha, Imana amahoro ikugirire neza, Imana amahoro igukomeze. Wowe wari uri kumwe natwe kuri Senga Ubohoke, mugire umunsi mwiza n'icyumweru n'intangiriro z'icyumweru dutangiye. Imana ibagabize umugisha wose w'iki cyumweru mu izina rya Yesu Kristo. Kanda subscribe ubane natwe mu ijambo ry'Imana hano kuri Senga Ubohoke, ubeho bihuye n'ijambo ry'Imana. Hanyuma numara gukanda subscribe hano ku isengesho kuri Senga Ubohoke, ujye no ku isengesho ribohora. Tubane mu mwanya mwiza wo gusenga, tubane mu mwanya mwiza wo gusenga, duhamagare umugisha w'icyumweru cyose mu izina rya Yesu. Ugubwe neza muri Kristo Yesu. Shalom shalom.